Muri KFocus yacu uyu munsi turaganira ku kibazo umuntu yatugejejeho cy'uburyo yasanze umukunzi we yaramucaga inyuma ndetse afite n'undi mwana ku munsi w'ubukwe. Rero turagira ngo tumenye ese babigenjeje gute, nibwo twaganiye n'abantu batandukanye bagenda batubwira ese ari wowe wabigenza gute. Tubafitiye rero n'Umurage Corner aho twasuye ishuri rya Nyundo ry'umuziki ndetse n'ubugeni, aho abana bagiye batwereka ibintu byinshi bitandukanye, batwereka uburyo bazi kuririmba, batwereka n'uburyo bazi gushushanya. Kandi nk'uko musanzwe mubimenyereye nubwo twari tumaze igihe kinini tutabibereka, uyu munsi tubafitiye street karaoke y'ubwenge. Mukomeze mukurikire 1K show, reka turebe. Wavuze ati umuntu tugiye gushakana hanyuma tugagira igihe cy'ubukwe nkaho twagiye kubukora akaba yarampishe ko afite umwana none ubukwe bukaba bwegereje nkaza kubona amakuru yuko yaba afite umwana yabyaye ku ruhande kandi anci inyuma. Ngewe ndumva yarampishe, nta kizere cyaba kirimo n'ubundi urwo rugo ntaho rwazagera kuko n'ubundi umuntu naramukunze ndamwizera mubwira ko tugomba kubana, nyuma yaho menye ko afite umwana kandi yarabimpishe. Ubwo ngiye ndumva urwo rukundo rwose ngiye ndumva twaruhagarika, ngiye urumva ntacyo byatugira. Wambaye veste yawe umva invitation rwose abantu bicaye bategereje kubona ikirori, wakemera koko bategereje kubona ikirori mbimenya ako kanya kuko urumva ibintu ibyo ari byo byose uwo mudamu ngo twatugiye kubana ni ukuvuga ngo no mu yindi minsi yose yajya nca inyuma cyangwa akagira ibindi nkinga kuko yajya agira ibindi nkinga. Ubwo rero iyo kugira ngo nzibabarize umutima usange n'ubundi nirahuriyeho umuriro nshakanye n'umuntu mbabaye, nabihagarika kabisa nkavuga ati tubanze dukemura ikibazo, mbega nabihagarika. N'undi naramukunze akaba afite umugabo wundi bipangira hanze ariko ubwo ni ukuvuga ngo ngiye abankunda nanjye mukunda, akaba afite uwo mwana yakuye kuri uwo mugabo, ngiye namureka akaza tukaburerana uwo mwana yamara gukura kongera tukagirana amasezerano, umwana akamuhase hino nanjye nkikundanira n'umugore wanjye nk'uko bigomba, nk'uko namukunze kandi nawe akaba agomba kunkunda, akapfa kuba yumva atazanca inyuma gusa. Ngiye ukuntu mbyumva rero, leta ivuga yuko umuntu agomba gusezerana rimwe. Mubaye mutarasezeranye birashoboka wenda kubera ukunda gukunda birashoboka yuko nkabana bitewe ukuntu mwe musanganywe cyangwa se n'agakungo yagiranaga no mugabo usanzwe wagira uko byakira, kandi yarabiguhishe nanone ukasanga ubimenye ku bundi buryo butandukanye n'uko akagombye kubimenya, wamureka nanone. Ntago byaba ari agahato kugira ngo umutware, leta ndumva nayo yabye itakwemeza ko watwara umuntu utabishaka. Ubu se ayo mafaranga yose wataye sibyo? Turabizi n'ukuntu abantu icyizere ni ikintu kiba kigoye, abenshi baranasara kuko n'umuntu watugejejeho icyo kibazo. Ahubwo nge narega umuryango wabo bakansubiza ibyanjye. Uko myumva kuko twatumaze igihe kinini dutegura ibirori, nabyihangana tukagera mu rugo tukabiganiraho nkamubaza impamvu yabimpishe, hanyuma nakumva nkamubaza icyo bimuteye amezi yose tumaranye cyangwa imyaka dukundana, nyuma akabamo kutwara inda ntamubwire, twagera igihe cy'ubukwe oya ngo musebye mute muri aritari, namureka tukagera mu rugo tukabiganiraho, tukabaza imiryango yabo iwanjye n'iyiwabo, tukamenya icyo gukora, nimba uwo mwana yavukira mu rugo tukamurera agakura, ariko ubwo akuze n'ubundi yaguma iwanjye ntabwo namureka agenda. None se urabizi ko ibintu by'imiryango ari ibintu bikomeye, kuko nawe yaratubwiye ati ese nkora iki mu by'ukuri, kuko we asa nkaho yabyumvishije mbere ariko twe turamugira inama n'ibintu byabayeho. Ugize utya imiryango wenda wowe uramubabaye, ariko imiryango urumva kujya gusezerana uko habayeho gusaba no gukora, harimo ibintu byinshi, harimo amasezerano menshi muba mwarahanye nk'abakundanye. None se wowe urumva mu muryango wawe babyakira? Wowe ushobora kubyakira kuko umukunda, ariko se bo babyakira? Bafite kutabyakira bo mu ruhande rwanjye, abapapa cyangwa bashiki banjye
ariko kuko ari waba wamukunze ushobora kubibumvisha nabo nkababwira impamvu natumye nkomezanya nawe ariko akambwira niba atazongera gukora bya bintu niba atazongera kuba nkajya ncekinga neza nkareba ntabona byongeye ndumva twatandukana mu mategeko yadutandukanya rwose nta kibazo na kimwe. Gatanya rwose uri ready biramutse bidakunze bikaba ubwa kabiri Gatanya biraho hafi wagwa igihumure nk'umukobwa ariko barakoze ikosa hanyuma ni ukuvuga ngo ikosa wakoze ni ukuwabeshya wa musore ntabwo wigeze umubwiza ukuri hanyuma uriya muhungu nawe nta cyizere ashobora kukugirira na gatoya nubwo mwana abana ari agahato kubera ko mwakoze urukundo rw'urukiko wenda mwagiye mu rukiko mukabana ariko nta cyizere n'iki na gitoya azakugirira kuko igihe cyose azajya abona ko uri umubeshyi. Hagati yaho rero ntawe mukobwa yabeshye ca bugufi upfuka musabe wa muntu imbabazi niba ushaka ko mukomezanya mu rukundo umubwira ati narakubeshye ariko noneho igihe nakubeshye ngirira imbabazi nkusabye imbabazi mbivanye ku mutima bashumpishyira ibanga wabimubwiye mbere bizaba byo ariko nubimubwira kuri finale ntibizabaho ntabwo azakwizera. Yes, ni one kit twongeye kugarukana nayo tukaba turi mu Umurage Corner uyu munsi mandi baza ko magiye muryoherwa n'indi mirage twagiye tubagezaho uyu munsi rero twasimbukiye ahantu heza cyane aho nahanzi akabari ku Nyundo cyangwa se ku ishuri ryo ku Nyundo aho abanyeshuri biga ibintu bijyanye na muzika ibintu bijyanye na art cyangwa se n'ubugeni muri rusange ni ibintu byinshi abana bigiramo hano uyu munsi rero tukaba twaganiriye n'abana bahariya. I will lift mine eyes to the hills, knowing my strength is coming from you. Your peace you give me in times of the storm. Nshoboye kuba naririmba mbikunda gutyo mbikunda cyane numva nabikora nka career yanjye epi kuntu nisanze hano habaye audition muri iki gihugu kugira ngo babashe kwita abantu baza aho ngaha kwiga nagize amahirwe muri ayo majonjora mbasha kuba nagera aho ngaha nuko nguko nanjye numva nabisanze muri
twebwe su ari ku izina ryawe data rishigwe hejuru. Yes, Leila, tugusanze ku Nyundo, niye message ushobora guha abajene bafite impano batari tinyuka donc kuza kwerekana bakitinya kandi bigaragara ko bafite impano nkawe Leila washoboye kuba baza hano ku Nyundo ufite impano kuri wowe niye message ushobora kuba murakoze message nangwa se umuntu wese ariko arankurikirana afite un don particulier cyangwa se ikindi impano ni ukuvuga ntatinyuke. Jumped out of bed and put on my best suit. I got in my car and raced like a jet all the way to you. I knock on your door with hat in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah, yeah. Can I have your son for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I never get your blessing to the day I die. Tell me like my friend. Objectif yanjye it's like numva nshaka kuba umustar international comme tout le monde. Nkaba nshaka no guteza imbere impano ya muzika mu Rwanda kuko biri very low cyane ntago abantu benshi turn the radio on, it's Friday night, and I open it up, back in my head, put my makeup on, it's Friday night, and I open it up, till I get in that store, I got all I need, and now I ain't got much, but I got you, baby, baby, I don't think I'll risk so much tonight, I don't think I'll risk so much tonight, I don't think
ko byabanejeje mwakomeje kubona uburyo abana bazikurimbamo bafite imihogo ebana bagira ngo nimba naringiye kuvuga ngo bari ubuki ariko birenze ubuki yes abana bafite impano zitandukanye mu bana bacuranga abana bazikurimba indirimbo z'abantu babanje kurimba nkaba Kayirebwa abana bazi muzike mu byukuri bafite impano kandi bakeneye support yanyu mukomeze mubashyigikire na kubandi bifuza ko bajya kwigayo nababwira iki muzanyarukire ku Nyundo mugene namwe murebe aho impano zanyu zigeze yes ikiganiro ni 1K n'umurage kona ni Ihurizo 007 peace nakagaruka last
rero abantu bagiye batubwira uko babitekereza, bamwe ati sinabyihanganira, abandi ati nakihangana kugira ngo ntaseba. Umurage Corner abana ba Nyundo baraturyohereje bishoboka, baraturirimbira, batwereka urukundo rwinshi muri 1K show. Rero street karaoke impano zirahari mu Rwanda kandi zitandukanye, mugenda muzibona aho abantu bagenda baganira natwe, batuganiriza byinshi, baturirimbira indirimbo zikunzwe cyane. Reka tubashimiye mwebwe mukurikira 1K show, turabakunda cyane, dushimiye n'ekipe yose yadufasha kugira ngo tubagezeho kino kiganiro kiryoshye kandi cyiza. Stay tuned on 1K show with me Jamila.